penalty ya kabiri umuntu wahagurutse wagiye kuyitera twahise tubona ubita Olivier Kwizera yegeye penalty za Rayon Sport. Ari ndogeza match na Axel aravuga ati nyamara ati ibintu ati ari ingingo azazana impyisi mu mujyi. Ati penalty ya kabiri ku muzamu ubita Kwizera Olivier yateretse umupira arigoronzora nanabivuga mu kogeza umupira yigoronzoraga yanditse nk'umunani ari katabanza ca hirya arongera agaruka hina regera umupira aratrisha atera penalty iyo ijya mu izamu yari ko ariyo penalty nziza muzatewe yego ayitera Sanseni ku muzamu yaguye ica iruhande rw'izamu abarayirasa. Kuva icyo gihe habaye ibintu bibiri. Ikintu cya mbere nuko ubwoba bwatashye mu bareyo yaravuga atahari turayitakaje. Ubwo niko umurindi w'abafana ba Peri bo umurindi w'abafana ba Peri ugiye hejuru. Ubita Olivier Kwizera aravuga ati nubwo nyirase nta n'abakinnyi ntabwo burya bigeze baza kumubwira ati pole ni nawe wagiye kwizanira umupira kugira ngo bamutere penalty ya kabiri. Pressure ahita ajya kuri pressure ivuga ngo reka ndebe ko byibuza nanjye na savinga nikosore nyiriyo savinga bimpe kugaruka mu mukino. Umupira penalty ya kabiri ya Kagege Jean Gilbert yamuteye rwose Sansenique nza cyane umupira ugenda hasi. Zira penalty ebyiri kuri imwe ya Rayon Sport. Yego. Chose grave kintu cyabaye kibi kurushaho umukinnyi waratsinze penalty mu mukino Asman Ndikumana nawe taye penalty ya gatatu ya Rayon Sport. Asman Ndikumana penalty ya mbere yatsinze y'igitego yari yayiteye aho umuzamu avuye yego mo hagati na hagati aragerageza aravuga ati uyu kuri inshuro none reka ngerageze ku ruhande ntere mu ruhande rw'iburyo yamaze kumvumbura nibyo byari mu mutwe umuzamu Adolphe yahise yisimbukira nimwe muri penalty yahise akuramo kumworoheye cyane n'amaboko ye kabisa n'amaboko ye neza cyane arayifata ako neri nakure cyane ntabwo ari kure cyane ntabwo ari mu nguni yari hagati cyane ariko si no mu nguni cyane yari iringaniye nayo mpamvu Adolphe yikuyemo bimworoheye rwose kuko yashyira mu nguni kure Adolphe yari kumugora yari no wenda yari kwirambura akawujyana muri korne ikindi yagenderaga hasi ku buryo kuryama byari bihagije ko yayikuramo abayikuyemo induru ziba ziravuze abareba barakonje bamera nk'abantu banyagiwe n'urubura. APR rwose ikintu bita gutera penalty bari bakiteguye bakitoje baherukaga kuzitsindirwaho na polisi. Uwo bita niyo mugabo Claude Isaza anagamo penalty mu nkanka ashimangira ko Rayon Sport kubatwara igikombe noneho bigeze kuri 80%. Icyo gihe Isaza aza guserebura amafana abereka ati sinigeze mbabona simbabona hano. Icyo gihe abareo bahise batangira gusohoka muri stade. Abareo bambere batangiye gusohoka muri stade aravuga ati karabaye bagiye wabareo bagenda wabareo kibaye namba moja kwa moja. Penalty indi ya Rayon Sport Mugisha Gilbert Taichi Didier Taichi sore mwiza watsinze penalty nziza cyane. Zibaye ebyiri kuri eshatu harasigaye nyine penalty kamarampaka yagombaga guterwa na Denis Omedi arayitsinda. Abafana abakinnyi ba APR birukanka bajya gufata umuzamu Adolphe kuko yari yakuyemo penalty yari yasevinze penalty abandi basimbukira kuri Denis Omedi. Ibyishimo abareyo igikombe bakibona kigenda babirebesheje amaso agahinda rero naho kegetse umuzamu bita Olivier aho bamutere penalty ya kane ntiyigeze ahaguruka niho bagiye kumukura aricara amarira agahinda karamwica mu mutwe we hatekereza nk'ibintu nka 800. Abareyo bagendaga kibaye namba nta wamuririmbye nta wamugaye nta wamubuwinze ariko abafana ba APR baririmbaga kwizera gusa. Ikipe yarenze agera muri vestiaire akirira baramwinginga atuze arendagera muri vestiaire akirira. Ikipe ya Rayon Sport ibura igikombe gutyo
APR ibiragitwaye muri penalty Rugaju no mbere ko tujya muri conclusion nko mu minota 2 rwose myiza cyangwa 3 bamwe bati hari ingingo mwanabyumvishe na hano muri report Eric yakoze bati hari ingingo twica ikipe gutahereza umuzamu Olivier kwizira gutera iriya penalty izi penalty wazisesengura muri ubu buryo cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport yazitakarijemo igikombe mbo reka dufasha abantu kumva ibi bintu penalty ubundi ziterwa hagendewe kuki ubundi nta mutoza ushobora kuba yaza ngo ajyane ikipe kuri finale batarakoze iyo séance yo gutera penalty kuko babizi ko ni option ishoboka kuri finale penalty c'est nk'iyi finale noneho ya Peace Cup yo nta nubwo igira ubizi ko nta extra time igira penalty na kuri ya makuru bari barazitoje mu Nzove bafite n'abatireri beza cyangwa se abatera penalty neza kurusha abandi bagomba kuza kuzitera mu by'ukuri n'ubundi ngo muri batanu Olivier arimo mwashobora gutera anafite umwanya wa 4 ariko urumva utoza abakinnyi bose gutera penalty ukazajya ureba bari kuzitsinda neza Olivier yarateraga bakabona aratsinda rwose bakabona muri batatu bari kumusha bakabona Olivier ni nk'uwa 4 ari gutera neza ariko iyo mugiye muri usibye iriya penalty muri match bavuze ngo niboneke raterwa no iriya Asumani yateye buriya na APR bifite wabone tubibona muri match uri witere none ariko muri zire eshanu kuko aba habayemo no gusimbuza umutoza haba uburyo bubiri ashobora kubaza abakinnyi ngo hagati yanyu ninde utera ya mbere akamani kanjye muyinyandikeho ya kabiri kugera ku ya gatanu haba uburyo bwa kabiri buvuga ngo nje nka coach ndanuma mwese ndabazi kwizera teri ya mbere weteri ya kabiri weteri ya gatatu weteri ya kane hari n'abatoza bamwe iyo bafite abakinnyi bakuru babareka ubwo nabwo n'uburyo bwa gatatu akavuga ati akabaganiriza bakajya kuri uriya murongo baba bariho akavuga ati mwe muri bakuru mujye mutora ujya gutera ari nako Taleb muri interview yavuze ko yabihariye capitaine yabihariye capitaine bibaho cyane nabyo n'ubwo buryo butatu bw'ingenzi cyane bumwe nibwo bureba abakinnyi gusa ubundi bubiri coach bugiramo uruhare ubwareyo rero amakuru namenye hari ingingo yarahahagaze bajya gufata decision zose yarabaje ngo ninde muntu uri tayari gutera penalty ya mbere Emery Bayisenge aravuga ati ngenda yitera penalty ya kabiri n'utiraye kuyitera ntawamanitse Olivier abona baracecetse asamura ikiganza ati ndayitera aho utaraharenga bishoboke ko ari no mpamvu Emery Bayisenge match irangiye wabikurikiye neza rwose umetamana ko kuri social media ze aravuga ati in 20 players makinnyi 20 you are the one who take responsibility niwe mukinnyi wafashe inshingano we win together turatsinda iyo dufatanyije we lose together turanatsindwa twese hamwe we are with you Chi turi kumwe Olivier I know how you are strong ndabizi uburyo uri umunyembaraga iyo uraza kubisohokamo Olivier mubanze mumushimire ko yabaye brave yabaye intwari yagize umutima ukomeye aho ba Abedi aho ba uyu Gruari Ngonge aho ba Likau aho ba Yusudiani aho ba Ganijuru aho ba Kabange aho ba Kitoga batagize ubutwari bwo gufata penalty gardien yabonye bacecetse amanika ikiganza iyo nyotwa yabakubisi batera ubwabo bwo kudatera penalty kuri APR abakinnyi nka ba Abedi abakinnyi nka ba Kitoga abakinnyi nka ba Gruari Ngonge abakinnyi nka ba Likau abakinnyi nka ba Yusu narabagaye polisi even no kubona Didi yagera ubwajya gutera penalty abakinnyi abasiniya bataragera ubwo ba Abedi bagaragara aba kapiteni Yusubaza narabagaye ni munyibutse scenario yo kuri match narabagaye match APR sezerana na polisi abakinnyi bakuru nkamwe narabagaye ni watahabanze kwitera watara yanze gutera penalty cyane baramwinginga baramwiruka arababwira ati sintera ibyo bibaho rero nicyo gikwiye gutuma nta muntu kwiye kwifatira agahanga kuri Olivier kuko niba abantu bacecetse bakagira iyo nyotwe wakemera kwifata nje sinamugaye cyo korana none kinyamupira umuntu ari umuntu ureba mu ishusho ngari ari hari ingingo yagombaga gushyiramo icyo bita autorité y'umutoza yego ndagaruka gato kuri coaching nk'umutoza w'abazamu uraho uri kubona ibyo bintu
hari ingingo uri kubona ibyo bintu, Sasha uri kubona ibyo bintu, Roma muri kubona ibyo bintu, Olivier yagiye gufata penalty ya kabiri, mushaka kugenda ari ikintu abantu bajya bavuga kiretse wenda batazi umupira ngo penalty ni amahirwe. Si amahirwe. Ikintu cyitwa amahirwe ni ikintu nta muntu ujya ubara ubuzima ngo bwita amahirwe. ngo umuntu wakize ngo ni amahirwe, nta ikintu cyitwa amahirwe. Amahirwe abahanga bakuvuga ko nabwo asanga uwiteguye. Uzaryama wumve ko amafaranga gusanga ujye gushaka akazi. Amahirwe ni ikintu cy'ubujiji. Amahirwe ntanagusanga amafaranga ukayabona uzananirwa kuyakoresha. Ibyo amahirwe ntabwo usanga nyine umuntu hari akazi, hari uruhare rukureba. Amahirwe rero biraba ngo kwitsina ngo yaratsinze kuri polisi ngo yagize amahirwe make. Oya, ikintu cyose gifite ukuntu yagisobanura psychological. Mu buryo bw'ubusesenguzi bakora ni analyse nk'umutoza. Hari abantu umuntu yabwiraga ukabona ngo yango namwe mujye mareka ngo ukora analyse za fake ngo ubuse ngo ntibibaho. Reka mbabaze ikibazo, wari wabona muri penalty shootout ni Burayi no muri Champions League, wari wabona abantu bari bajya gutera muri 5 za mbere baza muri za zindi twinjiye mu 8. Iyo 5 zirangiye ashobora gutera ya 6 ya 8 ya 7 ya 9 gutyo. Uzi impamvu Olivier hari abavuga ngo turi kwivuga ko yayushije ngo yayitsinda se nkuko yayitsinze kuri polisi, nabwo kuyimuha byari amakosa. Buriya umva muri coaching uko tubari ibintu, ubara icyo bita worst case scenario. Ngo mu bibi ikibi kiruta ibindi ni iki, icyo nicyo wirinda. Sibyo? Ni ukuvuga ngo mu bibi bishoboka ikibi kiruta ibindi ni iki. Kuritsinda byo ni byiza, ariko se ayirasi ibibi birimo bingana bite? Nukuvuga ngo uminimiza risk. Olivier ntabwo ari umutireri gusa, ntumurebera mu ishusho y'utera, araza no kurinda abamutera. None umuhaye ya kabiri bivuga ngo nayihusha izindi enye za APR arajya kuzifata afite icyo kintu mu mutwe cyo kwahushije penalty. Ngarure bagenzi banjye muri penalty wamushyize muri panic mode. Ntabwo ari ngarure bagenzi banjye, ndaza kuba violent, ndaza kuba ikigwari. Nukuvuga ngo byavuye kuba kuri service ya equipe, kuvuga ngo reka mfatirane byabaye ikintu kiri personal. Ari nabyo byamurije cyane buriya kuvuga ngo uku gutakaza igikombe bigiye ku mutwe wawe. Yes, ni nako kumara iminota 30 wabonye ari mu kibuga. Kuko iyo bamutsinda penalty birasanzwe zikajyamo enye, reyo ikaba abandi wenda babiri bayo bawushije cyangwa umwe, bikarangira avuga ati nagerageje gufata sinazifasha bazinsinze. Yashoboraga kugira ukwihangana akavuga ati ubwo turatsinzwe, akanihanganisha bagenzi be bakagenda bose. Icyamushenguye umutima ni iki? Nuko ikibazo yagize penalty yahushije yatumye we yumva ko ari we kigwari kuri equipe, kuko yabaraga bibiri ndahushije sini no kuzifata. Uri kumva ko agize none imitwaro ibiri muremereye, ariko none iyo mitwaro ibiri kuki utumi mujyaho mworohereza umubwiye ngo Olivier we be focused mu gukuramo penalty. Ibyo gutera reka abandi batere urabimubuza, nuko umurinda kugira ngo atajya muri yo panic mode mu gihe yayihusha. Icyo nicyo twita worst case scenario. Igihe yayihusha mu mutwe yamerate, ese aragira ubutwari n'imbaraga zifatiza APR. Ibyo ntibabimurinze, baramwexposa nawe dore ko akunda kwishora, uwabandi nawe ati nanjye ndishoye, biba birarangiye. Ariko uko byakabaye kose Bremu siwe nyishyiraho. Bremu nabanje kwishyira kuri bagenzi be batahisemo gufata penalty ngo bazitere, cyane ko bari banazitoje mu myitozo. Ndabanza mbagaye nabivuze. Indi Bremu nayishyira ku mutoza kuko nawe yagomba kugira utwari bw'intervene akaba ati oya uyihisemo, ariko no kubera ko n'ubundi abandi bazifate. Byatangiye ari icyo kibazo abaza ngo ni ari butere buri wese atera urutoki. Harimo ikintu cyitwa commitment. Ngewe ubwanjye ndi committinze nitubye. Ari yongena nagaya Olivier atajyana umuntu utuka umuntu waye committed abandi bacutse gusura mugari. Iyo ni commitment. Ariko iyo commitment zibaye mukora commitment kugera kuri 5. Yego. Aho nanjye ngaruka ko ngashimangira ibyo Rigana yavugaga nuko tubaye 5. Niba tumaze kuba 5 nka coach ugira ijisho kandi ukabuza impamvu yagomba kuza tuzipanga none uko ushaka mumaze kwikomitinga mwese ko muri butere yagomba kuvuga ngo okay
Olivier nibyo uraza gutera penalty ko wabihisemo ariko uratera iya gatanu kuko penalty ya gatanu burya probability yo kuyitera no kutayitera biba ari nka 50-50 kuko mushobora kujya ku ya gatanu ingingo naravuze irumvikana cyane vango yagomba gukora ishako enda nitanga intsinzi cyangwa se ushobora ko na penalty wenda bawushije bagenzi bawe mwanatakaje cyangwa se na aperi bawushije igikombe cyamaze kugenda na penalty wanakuyemo deja wamaze kujya muri mudo by'ibyishimo iri muri zitanga confiance ebyiri za mbere ziba ziri kusho cyane none ndabihinduye teri ya mbere Asmani ngwino ya kabiri Didier teri ya gatatu iya kane wari gutera ya gatanu ntitwamumenye kuko n'ubundi ntabwo ari mahirwe bayagize Olivier nawe gutera ya gatanu peut-être urabona kwema na penalty imwe peut-être ari ugiye gutera igikombe cyangwa you never know so icyo ngicyo rwose nta blame nimwe mwagakwiriye gushyira kuri Olivier urumva icyo ngicyo ndagihamya gutyo hanyuma bagiye muri vestiaire reka dukore conclusion n'ubundi tubone gutira